kandi hari n'ikindi bambwiye baciye mu gikari batwemerere barimbe ku ndirimbo za Karahanyuze. Ngo Karahanyuze barazishanga, nibyo? Aha, ubwo rero utavuga yaravuze ngo mbimuba, ngo namwe mubyumve. Abatwara muco reka mbereke munyemerere musuhuza ababizera surprise kuri abatwara muco, mbasuhuze cyane rwose barabishimiye. Yego twakomeje rero bazamuke indirimbo nziza eshanu twagiye. Yego indirimbo eshanu murakoze. Haleluya. Haleluya. Mana yacu ni nziza. Kandi ibihe byose abatwara mucyo ngira ngo dirukano kera hashize imyaka 20 ningahe barabize ngo ni nini murumva rero dirukana kera nagira ngo uko muyoboza bivuga ngo basuzanye, ariko nagira ngo babwire ko abatwara mucyo bakunda abantu bo mu majyaruguru. Turabakunda cyane murabona ukuntu twabyitabiriye turi benshi. Dufitemo witwa Nombe, ngira ngo buriya mwamubonye ni umutwara mucyo, muramuzi abazi Nombe? Dufitemo umuntu witwa Louise, umubwiriza, mu minsi mike azaza kwakora amavunano. Korera abatwara mucyo nyine muduheruka hashize imyaka 24 twarungutse, ngira ngo mwatubonaga cyagiye ntabwo ariko mutubona. Murabona ko dufite, ngiye kugiza abatwara mucyo bavuga ngo abari hano muri 2000 cyangwa se abari mu batwara mucyo mu 2000, nono abari mu batwara mucyo mu 2000 bagire bake. Ababonye ko ni bakeya, ubu rero twarungutse bari bose mu ntara n'abajene gusa, n'abajene
abatwaramucyo mu minsi mikeya bazadusimbura tumaze kugera mu zabukuru cyane, ubu turacyari abajene natwe dufite imbaraga zataye, ubu turacyakomeye. umwanya umukecuru yari uriya mu makeni mu mashantari, bariya ni abantu basiye kompata, bariya ni abantu bakomeye cyane barimo gutoza abana. Ikintu Imana yadufashije ni ikintu gikomeye cyane, kuba dufite urubyiruko rumeze kuriya ni byiza. Dufite abandi benshi bari mu mashuri batari bashobora kuruhuka, bagiye ejo bundi baramutse ko basubiyeyo. Tuzigera twabazana baza baririmbe bonyine, twe tutarimo. Murebe icyo Imana izabaradukorera. Ngaho rero uwo mufasha dusoza abatwaramucyo noneho neza muhoberanye. Ngaho abatwaramucyo Abatwara mucho
Uri
Vamos,
kimeze n'ubu ntacyo uhinduka waje muganga akagusuzuma dore kwifuza no kuza ugasanga Yesu akagukiza reka babyigane ukore wabyumve niba nawe urwaye witwa wakire Yesu kuko ari we muvuzi mwiza urusha abandi kagira jewe 64 ndamukurikira ariko abatwara mucyo narabakoye ukuvuga ngo abana abagore banje narabakoye haleluya najanye kiwabo ari abukaki ndabako rero bafite yubiri y'imyaka 45 kandi bambwiye presidenti umva bakunze iri torero cyane haleluya amen rero mwabaye inshuti fidele kuri torero rero nukuvuga ngo muri cya gitaramo n'ingabo zawe ntukabureyo haleluya ndabizi abanyagihora nabo gihora reka turi enoki muraba bahaguruka mbese batwara mu byo bagakwakira mbese mwamwakire mwese turamwakire mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha rero bakubonye Sadraka muri icyo gitaramo tariki ya 8 y'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka turimo ntabwo muzamuteguza azaba ari ku cyumweru nukuri babishimiye na korale yatwakiriye namwe ngo mukabureye haleluya na korale y'Ikigali ni mukabureye muzahabone haleluya rero ninda mbese baranga